Tubanje kubasuhuza mwebwe mwese mudukurikiye kuri channel yacu yatumenye BTV. Channel yagiriyeho kugira ngo tumenyekanishe kandi tumenye bimwe mu bigize ubuzima bw'umuntu bwa buri munsi. Iyi channel izagira ibiganiro bitandukanye, tubonereho kubaha ikaze mwebwe mwese aho muherereye, baba bari mu Rwanda, abari mu bihugu duhana imbibi, yewe n'abari i Burayi. Bimwe mu biganiro tuzibandaho rero, tuzibanda ku biganiro byerekeye n'ubuzima. Murabizi ko ubuzima bwacu ni ubuzima bwo dukeneye kubungabunga, ni ubuzima dukeneye kuba twarwanaho igihe cya buri munsi, ni ubuzima impano Imana yaduhaye kandi tugomba kubungabunga igihe cya buri munsi. Iyo umuntu adafite ubuzima ntacyo aba afite. Muri urwo rwego rero channel yacu izagira ibiganiro ku buzima, tuganire n'abantu batandukanye bafite imiti cyangwa se bavura. Ibyo byose ni ibisigasira amagara ya muntu. Muri iki kiganiro kandi kuri iyi channel yacu kandi tuzibanda ku muco n'amateka. Murabizi ko abantu bose tugomba kurangwa n'umuco, banakubwira ko abantu batagira umuco barazima. Muri urwo rwego rero kandi tugomba kumenya amateka yaturanze nk'Abanyarwanda, tuzaganira n'abasaza batandukanye, tuganire n'inararibonye mu muco n'amateka, tubamenyeshe munasobanukirwe ibyo mutari muzi. Ni muri iki kiganiro kandi ni kuri iyi channel kandi tuzagira ikiganiro cyo kwamamaza. Tuzamamaza ibikorwa bitandukanye by'abantu, tuzamamaza ibikorwa abafite imyuga yose bakeneye ko yamenyekana, tuzamamaza abafite ubucuruzi runaka, tuzamamaza abantu bose bakora ibintu bakeneye ko bimenyekana. Muzi ko ngo umukobwa wabuze umuranga yaheze mu nda, yaheze umukobwa wabuze umuranga yaheze iwabo. Muri urwo rwego rero kwamamaza ni kimwe mu biganiro tuzajya tugira kuri channel yacu. Ikindi kiganiro tuzagira kandi tuzajya tunyuza kuri channel yacu ni ikiganiro cya Duseke. Murabizi neza ko iyo abantu bafite amastress, bafite iminaniro, bafite ibibazo byinshi bitandukanye, baba bakeneye ikintu cyabaruhura. Muri urwo rwego rero kuri iyi channel yacu yatumenye BTV tuzajya tunyuzaho ibiganiro bya Duseke kugira ngo biruhure imitima y'abantu n'ibindi byose bishimisha abantu. Kuri iyi channel yacu kandi yatumenye BTV tuzanyuzaho ikiganiro cy'impanuro zuje ubugenge. Mu mibereho y'umuntu akenera impanuro nyinshi, akenera ubuzima mu buzima bwe, akenera nubwo umuntu aba yiyumvamwo ubumenyi n'ubudahangarwa bwinshi, ariko akenshi na kenshi inama zimuyobora mu byo abakora byose aba zikeneye. Muri urwo rwego rero dushishikariza abantu mwese ko mwakora subscribe kuri channel yacu, mukora share y'ibiganiro bitandukanye tuzajya tunyuzaho, hanyuma bityo tukabasha gusangira ubumenyi tuzajya tunyuza kuri iyi channel yacu. Mu rwego rwo kwamamaza rero turasaba abanyabugeni, abahanzi, ab'igiti cyabo, abafite ibikorwa binini bakeneye ko byamenyekana, ko bazagana channel yacu, bityo bakabasha kwamamaza no kumenyekanisha ibikorwa byabo aho byagera ku bantu. Nge rero
ubibabwira banyita Bihoyiki Abdulaziz. Nimero yanjye ya telefone ni 0788 40 33 95. Nongere nyisubiremo 0788 40 33 95. Murakoze, mugire umunsi mwiza, mwese mukore subscribe kuri channel yacu ya Tumenye BTV. Mugire umunsi mwiza.